Yes, igitondo cyiza ndizera yuko mumeze neza umunsi mwiza muri rusange ndizera yuko rero mukomeje kugubwa neza cyane ndizera ko mukomeje kugubwa neza cyane nta kindi kiri mu isi ya ruhago ubu ngubu nizo twita transfer news ama ekipe yanyu yafashe hasi yafashe hejuru epi Club Giant Nyamukandagira intare ya Shyorongi nyuma yo gukorwa mu jisho intare ikazajya ibona neza udusazi turi kwinyura mu maso ikavuga iti ndi intare irashaje koko ndi intare ishaje ubu ngubu yongeye kuzura umugara APR iravuga iti reka mbabwire arahiri nawe Erimereke mugaruke muri shampiyona y'u Rwanda tubereke ese ibyo ngibyo irabivuga ishingiye kuki ubu ngubu APR duhora tubabwira amatransferi APR reka mbabwize ukuri nabibabwiye mbere y'amezi abiri ko yohereje scouting kujya kureba abakinnyi niyo mpamvu buri munsi mwumva turi kubabwira abakinnyi APR yagezeho yewe biranavugwa ko benshi bari gusinya ubu ngubu rero mbazaniye indi transfer news umukinnyi mushya APR iteretsemo ndani epi narababwiye ngo APR ubu ngubu ukuntu ibintu bimeze APR nta mikino igomba kwifita abakinnyi my friend niba ireba Watara ikavuga iti Watara ntuhagije ntacyo uri gukora ikamushakiraho undi mwataka ikavuga ngo dukeneye undi mwataka ni nako yarebye ireba Memeli Raouf Dawo iravuga ngo nibyo waba umusimbura mwiza waza ukanashyiramo imbaraga ukanapushinga wazamura n'urwego rwawe ariko igihe uzaba ukiri wenyine ntabwo uzaruzamura kandi uri umwana nibyo ukeneye kuzamura urwego urabibona ko ikipe nk'ari Hilal ibifite ba Manuel Froome ivuga iti nibyo uri gutsinda ariko ntabwo uragera ku rwego rwiza aho kumushakiraho na wundi mwataka ku buryo Froome azajya asimbura ntabwo wambwiraho ngo APR Dawo cyawe Watara ngo nibo bagomba kuzagira gute ngo nibo bagomba kuzaba bahetsa APR oya nibishoboka impossible APR rero nayo igize gutya iramanutse yikojeje hakurya hariya iwabo w'abakinnyi tubizi neza yuko haba abakinnyi bakomeye ikumanuriye attacking midfielder igikura nkota ariko mbere yuko ibintu tubyinjiramo neza mbere yuko tujya in deep banture kwa kanzi subscribe we mukunzi wa APR nakubwiye ngo nta handi uzasanga transfer news za APR nta handi uzazibona mu bambere nibyo uzajya uzibona ariko uzajya bazibonye mu bambere hehe we niba uri kumva iki kiganiro utarakanda subscribe ndagusabye nawe ngo kanda subscribe zo mu muryango mugari wa Rayon Sport TV kandi transfer uzazibona mu bambere bazajya bazikugezaho uzajya uzibona handi wabanje kuzibona nupfa ko warakanze subscribe ugafungura nako kazogera kugira ngo tugishyiraho iki kiganiro bajye bahita bakumenyesha ngo Rayon Sport TV bashyizeho ikiganiro nawe uhite ukurikirana wumve se nayahe makuru agezwe muri ekipe nkunda Nyamukandagira. Yes, reka dukubite tubangura twihuta reka twihute cyane APR imanutse mu gihugu cy'ikinyamupira na ahantu habaye abakinnyi bakomeye cyane n'ubu yewe yahakuye abakinnyi ni ukuri ntibari abakinnyi bari abakinnyi bakomeye yahakuye umukinnyi bamwita Seydou Youssef Daouda nimero 8 ndakubwiza ukuri ko uretse discipline nta nimero 8 urusha Daouda mu Rwanda ntawe nyamara ntabwo yari yaje ari we mukinnyi wa mbere hariya nta kintu kidasanzwe yari afite nuko yari umukinnyi mwiza gusa APR rero iragiye muri Ghana igukuriyemo attacking midfielder karundura
ibaze kuba atari umwataka full striker akaba afite ibitego 11 muri shampiyona ya Ghana. Uwa mbere ni umwataka afite ibitego 12, bari mbiri bari hasi bari hejuru. Icyo kirakwereka urwego umukinnyi abariho. Ikipe ya EPI rero imanutseyo igiye mu ikipe yitwa Medeama FC, ikuzaniyemo umukinnyi udasanzwe ifite. Kugeze kuri shampiyona igeze ku mukino wa 34 afitemo ibitego bye 10, assist ni 1. Bishatse kuvuga ngo arabyitsindira, nta bataka afite arizamukira akabyitsindira. EPR rero yamugezeho rwose uyuwe ngo 90% muramubona muri EPR. Amazina ye nyakuri yitwa Salim Adams. Uwo muramubona muri ekipe yanyu EPR Club Giant, muraba mumubona mu rwose. EPR yatangiye kubona yuko ishobora kugira gutya abakinnyi bamwe bakayicika, niko kuvuga ati reka gengende nshaka abakinnyi, kuko abakinnyi barangije amasezerano benshi bari kuyitega kuvuga ngo reka tuve mu ekipe y'ibihugu, ngo reka tubanze turuhuke. Bishatse kuvuga ngo ntibize. Niyo mpamvu nayo ku isoko iri gukubita ibangura ivuga iti nanjye igihe nandi makipe nari kujijita ari mu rungabangabo nk'urwo ndimo, nzabe nakuyemo abeza b'intwari b'imbere cyane. Nyuma rero y'umwataka kuva muri Afurika y'Epfo, nyuma y'umuzamu kuva muri Mozambique, nyuma y'umudefanseri kuva muri Burkina Faso, dukurikijeho attacking midfielder kuva muri Ghana. APR irakora mu bihugu byose, irakora mu bihugu byose. Salim Adams muraza kuba mumubona bitarenze mu itariki 15, nawe muzamubona i Nyarugenge. Mwibanga rikomeye cyane EPR iri gukora amadiru. Uyu mukinnyi rero simbabeshye, APR yaba yihahiye. Ari imbere ya Dauda rwose, ari imbere ya Dauda. Ndashaka kuzakurikirana nkareba imyitwarire ye, nkareba uko ameze, ariko ndahamya ko uyu mukinnyi aramutse aje agasanga Dauda muri ekipe ya APR FC, kuba birimo kuvugwa ko Dauda ari gusaba imbabazi akemera no gukinira kuri kondisiyo ku buryo ikosa ryose azajya akora bazajya bamuca amafaranga, ikosa ryose bakarishyiraho agaciro k'amafaranga. Dauda ariko ngo bakamureka akikinira muri APR, akavuga ati nta hantu wabona ibyishimo nko muri APR, nta hantu ni sawa cyane, abafana abayobozi bwacu buradukunda, ati rwose njyewe ntabwo ibi bintu bizongera. 10 rero ririho uwo muhungu, 8 ririho Dauda. Umwataka ari ukuva muri Afurika y'Epfo, umuzamu yarabonetse, hari umudefanseri. Twagira n'amahirwe abanyarwanda bakongera amasezerano, ko nabo bafite deal nyinshi pe. Abanyarwanda bo muri APR bafite deal nyinshi pe. APR yabidodadoze neza, yabisigaje umuwinga, gushaka umuwinga byibura n'umukinnyi wakina kuri kabiri, kuko gatatu ho rwose babayerekeye Claude abaye adahari ntago bazana umukinnyi wo kuri kabiri uzajya usimburana na Kagege oya, ahubwo bazana umukinnyi wo kuri gatatu. Ngayo nguko abakunzi ba EPI mbabwira ngo nge nzajya mbatamo zandani muri ekipe yanyu, nzajya mbatamo amakuru agezweho. Wowe icyo ngusaba no gukanda subscribe kuri Leo Sport TV, ubundi amakuru akukugereraho igihe. Salim Adams uwo nawe muraza kumubona muri ekipe ya EPR Club Giant Nyamukandagira, intare ya Shyorongi. Muraza kuba mumubona, bamwita Salim Adams, kuva muri Ghana muri ekipe ya Medeama FC. Kabisa EPR yubahwe, ibiri ku isoko, ibiri guha kandi birimo kujya ahantu mu Club Giant. Ibiri kujya ahantu ubona ko ari ahantu wakura umukinnyi.
hari ahantu mu bihugu by'umupira. Niyo mpamvu rero EPR iravuga iti muzatwumva iyi Sekafa muraza kuba mureba. Reka rero nizere ko mumerewe neza, mukomeze kugubwa neza. Ni Leo Sport TV, turabakunda cyane. Amakuru y'imikino nakagaruka, kandi transfer news nta handi hantu wazisanga uretse hano. Upfa kuba warakanze subscribe.